hari igihe aza anganiriza akambwira ibintu byinshi akanyungura ubwenge noneho ngatekereza icyo kidutera mana duhora tukuririmba tuvuga ibitangaza imirimo wakoze. umwana wacu mukuru w'imfura uburyo yagize ikibazo cy'uburwayi buremereye turavuza birananirana, yafashwa ari kwiruka ashaka gukubita umutwe hasi ngo awumene, nyine akora ibintu bidasanzwe. Twari dufite rama twebwe mu Rwanda, icyo gihe nari umukozi n'umugabo ari umukozi, twakoreraga leta twembi. Njyewe nari umwarimukazi, nari mfite rama, nari mfite ububasha bwo kuvuza umwana waje ku bitaro byose bishoboka. Nuko numvaga ngomba kubanza kugaragaza amahirwe yo kwa muganga nkareba umwana ikibazo afite. Mu kuri abantu bo muri Kongo bavuye muri Kongo twari tumenyereye gusenga Imana cyane mu buryo buhagije, twumva nyine Imana ariyo dutegeyeho ibintu byose. Noneho maze kurwaza icyo gihe umwana abantu bangira inama barambwira ati ariko ati SP uyu mwana wawe wazamujanye mu bavuzi bagakondo mbese abapfumu ati ko bagira icyo bakumarira, ati baza bavura abantu bakanabatsirika ngo bakabashana mu nzuzi bakabatsirika. Abaganga bagerageje mu buryo bwabo bwose basaba n'abadusezereye nta kundi urumva abavuzi bagakunda imyanya magambo ni abapfumu bo mu burasirazuba Buganza tumujana ku bitaro kuba hari umuganga wari ushinzwe kuvura abana indwara zo mu mutwe Gahini, bamujanye Gahini abantu biti Gahini ni buhazi simbizi. Arambwira ati mada ati rwose umwana wawe nta burwayi ufite bwo kwa muganga. ari umuganga ari umudokiteri wari ushinzwe abana kandi mu mutwe nta randevu no guha ntaki. Twagiye inshuro nkazibiri dusubirayo, mbere yaratuvuye aratubwira ati muzogaruke, ubwa kabiri aratubwira ati rwose byananiranye, kandi yaragerageje uko ashoboye, yari afite ibikoresho byo gupima umwana mu mutwe. Akambwira yarambwiye umunsi umwe ko ndabona ibintu biba biroke mu mutwe ariko nta burwayi mbona umwana afite mu mutwe, kubera abantu benshi bambwiraga ngo kwa muganga ba Kinyarwanda. Mayindi yanjye ntabwo yanyumvishaga abo baganga ngo ni abaganga bwoko kinumvaga gusa nk'ari abapfumu. Iyo yafatwaga mu nda habagamwo ibintu bimeze nk'amabuye, habagamo ibintu bimutera imigeri mu nda, indi ikaja gushwanyagurika, tugasenga, twasenga abadayimoni bakavuga bakavugira mu mwana. Nagaza mbabaza se niki mushaka, niki mushakaho? Ntakindi tugushaka usubiza kukubabaza. Nawe ahita akomezaho n'uburwayi, ararwara cyane, ari uburozi yariye, inda iraza irabyimba. Yararukaga akaruka ibyatsi by'inka, bene inka zirisha, urubingo bikava mu nda bivanze n'ibindi, nyine ngatega ibasi gacagata. Imana irakora, yaramuzuye kuhabona gutya, yaramuzuye. Mfite amakuru ndabizi, tuzavuga ubuhamya bukomeye ku by'Imana yakoze. Kwa muganga sinageza mpumeka, byari byararangiye, batangira no kumpeza ibintu byo guhumekeramo. Ukuntu Imana yatuzuye, ukuntu twagiye muri koma tuvamo, yansubije mu gipimo inshuro 3. Inshuro 3 asanga mu nda harimo umwijima, simpa mbona mu agahamagara undi ngwino ndebere, simpa mu nda ko ndabona mu mwijima. Reka twirimbira akarimbo dusoza k'amashimwe nk'uko amen.
udukorera kubera yuko uturinda uko bukeye n'uko bwije izina ryawe rihabwa icubahiro turakuraritse ngo uzubane natwe mu biganiro tugiye kugira z'umurimo wawe kugira ngo izina ryawe rikomeze rihabwe icubahiro mwami Yesu kaze kari mu mitima yacu kandi n'abadukurikirana mwami Yesu aya magambo tugiye kuvuga ahangaha agira icyo awungura mu rugendo ruja mu ijuru mu izina rya Data tubisenze urakoze mwami mwiza amena amena murakoze cyane. Tukiri aho ngaho rero reka twisabire ibyishimo watuyobora noneho nawe mu ndirimbo mugafatanya na SP hanyuma tukagira indirimbo ngufiya cyane yo gushima tukabona kwinjira mu buhamya. Amashimwe n'ayawe ibihe byose mana n'ayawe amashimwe n'ayawe ibihe byose mana n'ayawe amashimwe n'ayawe ibihe byose mana n'ayawe. amen Amen, amen. amen Asante sana. amashimwe n'ay'Imana Amashimwe n'ay'Imana rega. Cyane rwose ndanezerewe numvaga nababwira ngo dukomeze Amen. naryohewe. uyu munsi ni umunsi w'amashimwe tumaranye igihe kirekire cyane kuva 2010 kugeza uyu munsi. Ubuhamya tugiye gutanga ni bijyanye n'umwana wacu mukuru w'imfura uburyo yagize ikibazo cy'uburwayi buremereye turavuza birananirana ariko aje gukirira mu buryo bw'amasengesho akaba ari cyo cyaduteye rero kugira ngo tuvuge imirimo y'ibitangaza Imana yakoze. Umwana yafatiwe muri Congo ariko twebwe twari twaragiye mu Rwanda. Umwana yarasigaye nanjye n'ababyeyi bacu twebwe turi mu Rwanda. Umwana afite imyaka 6 noneho umwana atangira yanga kwiga aratanga ishuri umva nyine umwana ntashaka kuja ku ishuri ariko bagenzura umwana bakabona umwana atameze neza. Bukeye umwana araremba aragwara bumva ko ari malariya cerebrale imufashe. Yafashwa ari kwiruka ashaka gukubita umutwe hasi ngo awumene nyine akora ibintu bidasanzwe. Bumva nyine kubera bari batuye ahantu hitwa muri Plene bumva yuko ari malariya cerebrale yamufashe ababyeyi birwakira kumujyana kwa muganga baramuvuza bagera imbaraga zabo zose ntiyagira igihinduka abaganga bapima ntibabone uburwayi ariko nyine umwana afite ikibazo gikomeye. Bagumye aho ntibizakunda bagera aho bataha ndetse muzehe arasubira agurisha inka ajana umwana kwa muganga tugata umwana yaragwaye rwose ndagaragaza kuvuza. Nuko bukeye aza kutubwira ati umwana ndabona indwara arwaye ntabwo ariyo kwa muganga ntabwo isanzwe baradusezereye ubu turi mu rugo kubera twarabahamagaraga twumva gusa ko barasenga wagira ngo turababaza ko bahamagara kenshi mu buzima bwacu kubera nyumva hariya mu byaro rwacu. Nuko muzehe twumva karasenga na mukecuru ko barakomesha mu izina rya Yesu arasenga yiyambaza abandi basenga baraza barakomeza basengera umwana urugendo rurerure amezi menshi. Nuko nari mbyaye naje mfite n'undi mwana wari ucutse ndamutumaho duhamagara muzehe ati umwana yararembye none muzomutuzanire. Muzehe aratubanza biramukomerera aravuga ati mwasigiye umwana muzima ndabazanira umwana wagwaye agira impungenge ariko nyine akomeza gusenga aravuga ati mbege Imana nsenge. Nuko turamwinginga ati yewe tuzanira umwana nta kibazo tugerageze kubera twari dufite rama twebwe mu Rwanda icyo gihe nari umukozi n'umugabo ari umukozi twakoreraga leta twembi. Nzewe nari umwari mu kazi nari mfite rama nari mfite ububasha bwo kuvuza umwana waje ku bitaro byose bishoboka. Nuko numvaga
ngomba kubanza kugaragaza amahirwe yo kwa muganga nkareba umwana ikibazo afite. Muzehe aza kudukundira, aza kutuzanira umwana, amudusangisha, twari dutuye Rwamagana. Mu kuri rwari urugendo rutoroshe. Ntizari zoroshe rwose. Mubyumve neza, kurwaza umwana w'imyaka 6 akagwara indwara isa naho yari iyobeye abantu byari bitugoye, ariko kandi icyo nshimira Imana cyane ni uko twemera umugabo twari tuzi Imana, twari dukijijwe. Icyo gihe mu nzu twari abantu, hari njyewe n'umugabo n'abana 2 na mushiki wiwe. Uwo mushiki wiwe yaradufashaga ariko yaritaye, ubwo yagiye mu ijuru. Niwe twari kumwe icyo gihe muri urwo rugendo. Ubwo rero turamubwira ati noneho wewe Ngabire uzoza urarana n'abana batoya, uyu mwana w'umurwayi turamusubirana, tuzatumurarana hagati yacu twembi, kubera yuko twahise dufata igihe cyo gukora igihe cy'amasengesho cyo guhora dusenga, kubera yuko mu kuri abantu bo muri Kongo bavuye muri Kongo twari tumenyereye gusenga Imana cyane mu buryo buhagije, twumva nyine Imana ariyo dutegeyeho ibintu byose. None maze kurwaza icyo gihe umwana, abantu bangira inama, barambwira ati ariko ati uyu mwana wawe wazamujanye mu bavuzi bagakondo, mbese abapfumu ati ko bagira icyo bakumarira, ati baza bavura abantu bakanabatsirika, ngo bakabashana mu nzuzi bakabatsirika. Kubera nyine ikibazo twari dufite n'uburemere bwacu twabibona, twabona umwana ukuntu ari kwikanga, ari kuvuga ngo agiye kwiruka. None tumaze gushoberwa, ndetse tukaba dutekereza ati byashoboka twoja no muri abo bavuzi ba gakondo, ariko kubera ko twamenye Imana n'ibitangaza yagiye idukorera, turavuga ati ibyo ari byo zose tugira icyizere kuko umwana azakira. Ariko abantu bazaga kudusura babona umwana uko ameze bakatubwira ati ibyo ari byo zose, kandi babwira nyine kuko abaganga bagerageje mu buryo bwabo bwose, basaba n'abadusezereye. Rero abo bantu bakazatubwira ati mwazagenda mu bavuzi ba gakondo. Mbese abo bavuzi ba gakondo ni abapfumbese. Niko nyine nta kundi urumva abavuzi ba gakondo mu yandi magambo ni abapfumu bo mu burasirazuba, Buganza. Ariko inkuru y'umwana isubira inyuma aho ngaho. Yageze mu Rwanda tumujana ku bitaro, hari umuganga wari ushinzwe kuvura abana indwara zo mu mutwe, Gahini. Bamujanye Gahini, Abantu biti Gahini. Gahini ni bo simbizi. Arambwira ati mada, ati rwose umwana wawe nta burwayi ufite bwo kwa muganga. ari umuganga yari umudokiteri wari ushinzwe abana kandi mu mutwe. Ati umwana wawe nta burwayi arwaye bwo kwa muganga, kuko ndabona wizeye Imana, kubera ko araganiraga akamubwira yuko nizeye kuko umwana azakira. Ndabona kuko wizeye, ko wizeye Imana izabigukorera gutyo, none genda usenge. Ariko nta randevu no guha, twagiye inshuro nkazibiri dusubirayo. Mbere yaratuvuye aratubwira ati muzogaruke, ubwa kabiri aratubwira ati rwose byananiranye, kandi yaragerageje uko ashoboye, yari afite ibikoresho byo gupima umwana mu mutwe. Akambwira yarambwiye umunsi umwe ko ndabona ibintu biba biroke mu mutwe, ariko nta burwayi kwambona umwana afite mu mutwe. None atanda yibaza ese ibi bintu ni ibiki? Uyu muganga kandi nari ntegeye vuga ngo abaganga baramfasha, afite rama, umwana aravugwa kire, bikaba bigenze gutya, biragenda gute? Twigira inama yo gusenga mu bihe bitoroshe. Twari nabimukira i Rwamagana, n'ubuzima bw'isa n'ubugoye, tukibona akazi, byari ikibazo gikomeye, ntabwo byari byoroshye, ariko twiringira Imana.
dutangira gusenga. tangira gusenga. Umwana twaramuzanye tumuraza hagati, tumushyira mu cyumba cyacu, tukaza tumushyira hagati yacu. Igituma twagaza tubikora gutyo ni ukuvuga ngo nitugire n'ibitotsi tugasinzira, ariko mu gihe cyose umwana azaba ari bugufi bwacu, ubwo twicura bwose tuzatubwira gute dusengera umwana. Ubwo n'icyizere cyabaye gikeya, nari umu ADPR, ariko icyizere cyabaye gikeya cyo kubwira ngo abantu badusengere, kubera abantu benshi bambwiraga ngo kwa muganga ba kinyarwanda. Mayindi yanjye ntabwo yanyumvishaga abo baganga ngo ni abaganga bwoko ki, numvaga gusa nk'ari abapfumu. Barasenze koko, barasenze, turasenga n'umugabo, turasenga, tinya umwana mutoya nko namwikuyeho kaza ndarana n'urwaye. Ariko Imana data twese iri mu ijuru utazitenguha iradufasha umwana wa muzima. Urugendo rero kugira umwana we muzima ni urugendo rurerure. Umwana yaragwaraga, yaricaraga akajunjama, agashaka kwiruka, wahita asohoka yiruka nyine. Noneho ikindi, iyo yafatwaga mu nda habagamo ibintu bimeze nk'amabuye, habagamo ibintu bimutera imigeri mu nda, indi ikaja gushwanyagurika. Tugasenga, twasenga abadayimoni bakavuga, bakavugira mu mwana. Nagaza mbabaza se, niki mushaka? Niki mushakaho? Ntakindi tugushaka usubize kukubabaza. Ufite ibintu byacu wonona, nawe turashaka kugira ngo tubazirize ku mfura yawe, tukubabaze. Ntitwaguhize kenshi ariko turakubura, ariko ahangaha nitwe nawe. Bavuga ko byonona gute? Bumvuga ko twonona ibintu zabo mu buryo dusenga, mu buryo bw'amasengesho. Ubwo rero iyo namusengeraga numvaga nambaye izindi mbaraga, nkumva ngize confidence nini cyane, nyinshi cyane muri njyewe, nkavuga ati koko turabyonona. Icyo nizeye neza nuko imbaraga zanyu, imbaraga z'Imana ziruta imbaraga zanyu. Mu buryo bavugaga ko turabatwikiye dusenga, abadayimoni baravugaga, bakavuga intego yabo, bakavuga n'uwabazanye, bakavuga n'icyo babatumye kuri uwo mwana. Nuko urwo rugendo rwabaye urugendo rutoroshe mu buzima bwacu. Namwe mubyumve nk'ababyeyi, kurwaza umwana w'imyaka 6 kandi ukamugwaza icyo kintu. Rero natekerezaga ikintu cyari kigenderewe bikomeye, narirebaga nkabona nta kintu abantu banziza, nta kintu mfa n'abantu. Ariko nta muntu wanga usibye Satani niwe twanga, itugirira ishari. Satani agira ishari ry'ibintu dutunze. Satani agira ishari ry'ubuzima bwacu, ariko nta muntu tugirira ishari. Urugendo rwabaye rurerure, turwaza umwana, tukagira igihe cyo gusenga. Hari umugabo twari ducumbitseho witwaga Rudolfo, tuyimurambi, turamusuhuje nawe nakuri kino kiganiro. Imana imuheze umugisha. Twabanye neza rwose. Hari isengesho nasenze, mbwira Imana, nabwira Imana, nabwira Imana, wampaye umwana ari ibyishimo byanjye byo ku isi, ariko uyu mwana ni uwawe, ni impano yanjye hano ku isi, ariko uyu mwana ni wamumpaye, hano wamumpaye ku bushake bwawe. Rero kandi ijambo ryawe rivuga kuko nta kigeragezo uzuheza umuntu gisumba kwizera kwiwe. Kandi ugasubira ijambo ryawe rikavuga ngo ntawuvuma utavuma, uw'Imana itavumye. Rero uyu mwana umukize, nutamukiza umujana, je muvuye imbere. Isengesho nararisenze, arisenga ko narisenganye, ryari isengesho rya nyuma ryaje. Nanabwiye Imana icyo gihe, nabwiye Imana gusanga nawe Mana, nta bundi uzongera gusengera uyu mwana, umukiza nutamukiza umujana. Sinshoboye kubana n'umwana urwaye indwara bene ngiyi kuva mu bwana bw'imyaka 6 kugeza igihe ntazi, umujana yakiri kare. Mu gihe ni ukuvuga ngo nyarebe mu gihe bitakiri ibyishimo byaje umutware. Muri iryo joro nararyamye, birerekwa, ndarota.
ndota mbona umugabo muremure ampagaze hejuru arambwira ngo mada ndavuga karame urashaka kunkuriza umwana ndamubwira ngo ndashaka kunkuriza umwana kuko nkwizeye numvaga ari Imana iri kumbwira irambwira ngo mbere yo gukuriza umwana ngo reka mbaze nkwereka ahantu umwana ari ngo ariko kubera wagize kwizera umwana wawe ndamukura hariya anyeretse umwana n'ukuri yari mu mwanda uteye ubwoba nta sura yari afite yari ahantu habi hanuka ahateye ubwoba arasubira amfagarisha abantu babiri yahagaze uruhande umugore n'umugabo bashira uruhande rwaje arambwira ngo aba bantu ureba ngo ni abakozi ba Satani ariko nta mbaraga bafite ku buzima bwawe abantu usanga urabazi ishusho narayimenye ariko biba mu mutima wanjye kubera yuko nabo sibo ni Satani nta rubanza mbacira naho bandi bakurikirana ikiganiro nta rubanza mbacira kandi buriya abantu umuntu wese azamenya icyo yakoze ariko nta rubanza mbacira ntabwo buriya iyo usenga ugasenga usengera imyuka mibi zatumwa Satani yohereje zirakumenyana nawe ukazimenya kubera ari ahantu muhurira mugakubitanira. Icyo nicyo nashaka kubwira kuko atangiye kuvuga ngo ni amarozi abantu benshi cyane bajya wenda bagira ngo amarozi akirira mu bandi baganga ariko akenshi mu bandi bavuzi bagakora nkuko twatangiye tubivuga ariko iyo usenga ku bantu basenga nanjye nabisobanukiwe ntinze nabisobanukiwe aho nafashe icyemezo cyo kuba ubuzima bwe kushyira mu masengesho gusa ntabwo ari wenyine twese bajya badutera ibitero natwe tuzagera igihe umuntu atanga ubuhamya ariko nkubwije ukuri iyo usenga abarozi bakurogura bamenye urabamenya kandi nabo barakonye kuko muba muri kurwanya intambara zo mu mwuka babakoresha imyuka yabo ugakoresha umwuka w'Uwiteka bakabona batsindwa bagahagarika ibintu byawe rimwe na rimwe bakabona bisa nkaho byemeye ariko ku munota wa nyuma bakabona baratsinzwe kandi uko abagushika uko abagukurura nawe mu masengesho uramukurura ukamushika ukamubona. Reka nkubwire agastori gatoya nako ni nk'ubuhamya bisa n'ubushamikiye kuri ako kantu nigeze gusengera abana bari barwaye izo ndwara z'abadayimoni ntuye Buvira nari umunyeshuri none ndi kubasengera abadayimoni bakavuga mu izina ryaje ngo tureke bakavuga izina ryaje ngo tureka kuradutwika ngo amasengesho yakadutwike ngo reka duhunge ngo turagiye. Nicyo nshaka kukumvisha yuko muhura mu buryo bakoresha imyuka yabo nawe ukoresha umwuka w'Imana muramenyana kandi baranagutinya baragutinya kubera yuko ufite imbaraga z'Imana zimiriza abo mbaraga bafite baba babizi neza niyo babikora bakorera mu gutsindwa ntabwo baza bakorera mu gutsindwa ntibishoboka ntibashobora gutsinda bagutsinda mu gihe nawe ugabanyije amasengesho cyangwa uvuye nawe mu kibuga cyawe urwaniramo iyo uvuye ku murongo nyine iyo watatiriye igihango cy'Imana wanyereye urashoboka baragushobora nta gihe bazareka kudutera Satani iradutera ikatugwanya ariko ntabwo ari umuneshi ni umurwanyi ariko si umuneshi dufite umuneshi wacu ari umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Icyo gihe nagize yerekwa nza numva ngira ishimwe mu mutima wese reka mbabwire mwa abantu buriya umwana w'umuntu ku isi nibyo byishimo bya mbere umuntu agira ku isi iyo uburiye ibyishimo ku mwana ubuzima bwawe bwo ku isi buba bwahungabanye cyane nza numva mfite ishimwe rikomeye kuri uwo mwana nawe ukurikiye nimba ufite umwana ufite izo ndwara z'imyuka mibi tuwirukire ku baganga ba gakondo tuwirukire ku bapfumu wirukire kuri Yesu nimba utarakizwa ukizwe kuri Yesu niho haba umutima uzima uzuvura izo ndwara kubera naje narabibonye. Ikindi ugomba kumenya nawe wakishijwe ariko utarafata umurongo neza utaramenya Imana icyari cyo muri wewe ubivemo uje mu Mana nyakuri utera intambwe wiragiza Imana icyo usaba cyose niko ijambo ryereza tuvuga ngo icyo dushaba cyose
irakiduha mu izina ryayo. izina ryawe. Kandi Imana ntizibesha. Tugomba no kumenya ijambo ry'Imana kubera ko iyo usenga usengeye mu ijambo, abantu bamenye gusoma Bibiliya. Iyo usenze usengeye mu ijambo, muri Bibiliya harimo amagambo atsinda ibyo byose. Harimo amagambo atsinda abarozi, harimo amagambo yo kunesha. Iyo uyasengeyemo rero umwanzi uramutsinda. Hariya mu kubara Baraki niko yabwiye Bara, aramubwira ngo nta uvumu w'Imana itavuma. Nuko kuri. Hariya muri Zaburi 125 haravuga ngo abiringiye Uwiteka ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni utazubasha kunyeganyezwa, ngo ahubwo uko ruhamye iteka ryose. Kuko imisozi yose Yerusalemu ngo niko Uwiteka agosa abantu be, guhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Amen, amen. Ubwo rero tukiri aho hari ibyo Imana yakoze cyane. Buriya wenda niyo abantu badukurikirana, hari igihe ushobora kuba urwaje cyangwa se urwaye, ushobora kujya ku baganga, ndiyo birumvikana mbere ukaja ku baganga bakareba, ariko cyane aho dushaka kuvuga, iyo abaganga bananiwe hari Imana itabara, hari izindi mbaraga. Rero ugomba gufata umwanya wo gusenga, ukinginga Imana muri ubwo burwayi umuntu ashobora kuba yarwaye. Ni ukuri mu ijuru hari Imana, twarayibonye, twabonye imbaraga z'Imana. Hari igihe ushobora kuvuga ngo ukumva ibitangaza by'Imana ukabyumva, ariko noneho twebwe twarabibonye, turabahamya. Hari igihe abantu bashobora kumva ngo ibitangaza by'Imana ndetse bakabyizera, ariko twebwe twarabyiboneye gutya n'amaso yacu. Espera avuze ngo rero uwo muntu rero aza mu nzozi arambwira ati madame nditaba ati karame, ati reka mbaze nkwerekeho umwana wawe kugira ngo ubone imbaraga z'Imana ukuntu zikomeye, kwereka aho umwana wawe ari, urugero yari agezemo. Ukuri umwana waje yari ahantu hateye ubwoba, hasa nabi bihagije. Narahabonye mvuza induru, kandi nari mu nzozi mvuza induru, ndavuga ngo ibintu sinzumva, ndavuga ngo Mana wampaye umwana waje, iryo jambo navuze. Arambwira ngo tuzi, nakeneye ngo nkwereke ahantu umwana wawe ari, kugira ngo bino bintu uzovuge imbaraga z'Imana. Arambwira ngo kubera kwizera kwawe mwukirije umwana, ngo guhera aya masaha ukirije umwana kugeza iteka ryose. Ikimenyetso nguhaye, umwana wazaba umuhanga mu buryo budasanzwe, umwana wazaba ukomeye. Icyo nicyo ngihamye nguhaye, kandi uri ubwoko butavumika. Amen. Uri umwana w'amasezerano, uri umwana wa Aburahamu. Amen. Uri umwana w'amasezerano, ntabwo uri umwana uvumika. Nukuri. Iyo wamenye Imana ntabwo tuba tuvumika ngo bikunde. Niyo mpamvu nakeneye gutanga ubuhamya. Umuntu ugishakira ubukiriro akabushakira mu zindi nzira, agaruka aje mu nzira ya Kristo, kuko Kristo arakiza, akiza imibiri yacu, agasubira agakiza n'imitima yacu. Kubera Yesu aje gupfa, yapfuye n'umubiri wapfuye, yambaye umubiri w'umwana w'umuntu, apfa ari umuntu. Nicyo gituma azadukiza n'imibiri yacu iyo yarwaye, agasubira akadukiza n'ubugingo. Yego. Ni ukuvuga ngo ni urugendo twabayemo rurerure, ariko muri urwo rugendo twahaboneye Imana. Imana itubwira ikindi kintu, kandi icyo nshima Imana gikomeye ni uko twageze mu rugendo turafatikanya twembi n'umutware, ntihagira utererana undi, ntihagira unanirwa, turihanganirana. Muri urwo rugendo twageze dukomeza turasenga twembi, tufatana mu mugongo, ndetse hazamo n'impano. Tugira n'impano tutari dufite. Ariko umuntu aba afite impano ariko utazi kugira impano, ariko wagera muri icyo kintu impano zawe zikagaragara. Ni ukuvuga ngo hari igihe umuntu agukorera ikintu kibi nk'umurozi akakoroga, ahubwo arimo aragusunikira ku Mana, ariko gusura no gutumuhishurirwa kugira ngo umenye uri we, wimenye. Ari igihe ubaho utizi,
zaraje nk'uko yarabivuze. Kandi buriya iyo abantu babiri bagize ikibazo, iyo badahujije kiba ari ikibazo gikomeye. Ariko iyo bahujije mu bitekerezo no mu migambi, mugahuza umutima, ntacyo batukora. N'isengesho twarasengaga, mbese n'ubwo ngo yarijyanaga, kubera kuko abantu bahurije n'Imana irabasanga. Rero nk'icyo nari nsubiye inyuma gatoya, nk'uko yaravuze ngo n'impano zaraje koko, ntabwo twari tuzi ko tunazifite, ariko kubera amasengesho n'impano ziraza, dutangira guhimba indirimbo z'amashimwe. Icyo gihe twagiye muri korali ya ADEPR, dutangira guhimba indirimbo. ADEPR ya hehe? Y'i Rwamagana, ahantu bita Murambi, Muhazi, umurenge wa Muhazi. Indirimbo rimwe ngo muzihimbye, muzihimbira korali? Nahimbye indirimbo zigera kuri 6 nihimbiye, nagize nsoma Bibiliya, kumva indirimbo ziraje cyane, nazikoraga muri Bibiliya. N'ubu korali Tabaza yacu iraduhamagara ati muduhimbire indirimbo, ariko izo ndirimbo twamenye ko tuzi guhimba kubera yuko twaraciye muri urwo ruganda. Ubwo rero ubushize bagiye gusohora indirimbo, baraduhamagara ngo tuze gusohora indirimbo hamwe nabo, ariko ntibizakunze nyine, nawe urabizi urugendo rwa hano ko rutoroshe. Turaziranye hano, ariko zirahari, nibiba ngombwa nabwo tuzoje kubafasha tuzisohore. Ariko ni byiza rwose. Imana niduheza imbaraga, kubera niyo itanga umwanya igatanga n'imbaraga, ariko kandi rwose Imana yabanye natwe. Imana ihabwa icyubahiro rwose. Ni amashimwe akomeye dufite muri ino minsi, kubona umwana wawe yarahuye n'ikibazo afite imyaka 6, noneho ukamubona afite imyaka 20. Ubu afite imyaka 20? Afite imyaka 20. Imirimo y'Imana. Imirimo y'Imana iratangaje. Imirimo y'Imana rwose. Imirimo y'Imana iratangaje, kandi azatwungura ibitekerezo cyane. Ari ikintu kidutera, ndetse kintera kugira nk'ama emotion, ari azanganiriza akambwira ibintu byinshi, akanyungura ubwenge, noneho ngatekereza ahantu yarari, ngatekereza ahantu yarari muri icyo gihe, ndavuga Mana urakome, sinzakuva nzakugwaho, sinzakuva nzakugwaho, kubera umwana wanje yambere mfasha nyigisho. Nyuma yahabwo twagiye duhura n'ibindi bigeragezo byinshi mu rugendo. Burya umukristo ahura n'intambara, bigaragaza n'ifumbire yacu, ngo nibwo buhamya bwacu bw'ejo. Ariko mu rugendo, muri izo ngendo zo twagiye duhura nazo, zaradukomeje kubera yuko Imana yari yaraduteranize. Twari twaraciye mu ikosi mbere, twagize ikosi, kandi urumva twari twaturutswe ku mutwe, ku mwana kurya uwaturutswe ahantu hakomeye. Noneho dusa n'abantu baciye mu ikosi, ubwoba burashira, twaca mu bigeragezo duciyemo byose, tukavuga ngo Mana turakuzi, wa munsi twarakubonye. Rero niho nari mvuze, aza akunda kutuganiriza, tugira urubuga duhuriye rwa famiye. N'umwana dukunda cyane, turamukunda pe, aza tuganiriza, ariko atubwira n'inama, akatubwira ngo ariko mw'ababyeyi mwe, ati azakunda kuserera mama, mbona ubwira ubuntu bwinshi, ariko uza wibuka no kwiteganyiriza ejo hawe hazaza. Urumva n'umwana ufite ubwenge bwinshi, afite ejo, atekereza ejo hazaza. Noneho watekereza ukuntu mbere byari bimeze, ukumva Imana ugomba kwinama, aho usanga bikunda. Mu kibi n'icyiza tugomba gukorera Imana. Ariko mbona rya sezerano Imana yaguhaye kuri we. Ndiryamyeho simvumika. Ubwo buhanga waranabubonye, ubuhanga bw'Imana yavuze ko azaba umunyabwenge. N'umuhanga. No mu ishuri n'umuhanga, no mu ishuri n'umuhanga. Ntabwo tuba tuvuga ubwoba bwiwe. Azabwa agenda ku ishuri atinze, tukamuhamagara se ko watinze kuja ku ishuri, akatubwira ngo nzaba ngenda nyine icyumweru cya mbere, ngo ntabwo kwiga biraba byiza. Ariko nyine yagenda ku
kuko ni umwana w'Imana kubera yuko Imana yamushyizeho ubudahangarwa nta kintu ntabwo wadufite. hari ikintu yakoze icyo gihe twaje kumusubiza ku babyeyi. Impamvu twamusubije ababyeyi baramusubirana, ababyeyi bari baramwandikishije kurumva umwana nyine burya ababyeyi iyo bakurereye umwana asa n'aho ari uwabo, bari baramushyize kuri dosiye, bari bafite bumva ko bazaja mu bindi bihugu by'abazungu muri Amerika, noneho baramutwaka twebwe twari dutuye i Rwamagana. ariko icyantangaje gikomeye yagiye kugenda yarambwiye ngo mama ngo numva nagenda ngo ariko nasubira gutekereza gutandukana n'ababyeyi nkumva biragoye, ngo ariko natekereza ejo hanje hazaza, unatekereza wenda ko naba ngizemo profi yo kwiga mu buzima bwiza nkumva nagenda. icyo gihe yari afite imyaka 8. abikubwiye igihe afite imyaka 8. inkuru y'umwana asubira inyuma. ubwo yamaze gukira yagiye mu ishuri, ntiyari azi Ikinyarwanda, yagaze avuga Igiswahili gusa, ariko yashyize mu ishuri abo uwa mbere mu Rwanda. yabaga uwa mbere mu mwaka wa mbere yinjiye mu Rwanda, yatsinze Ikinyarwanda arapfuka abo uwa mbere babura amanota bamukura. abarimu barambwira ngo uyu mwana ngo cyangwa uyu mwana n'umuhanga yari afite mu mutwe bwarwoza butuma agira ikibazo. ndababwira atoya ubwo n'ubuhanga Imana yamuhaye. agiye mu Bugande niko byakomeje. icyo gihe yagiye kugenda ikintu cyantangaje, twamaze kuganira abwira se ngo turi ngo baganira. yize ni Bugande? ubu nyine niyo yigira muri segonderi. ari mwaka wa 5 segonderi. abwira se ngo papa ngo ndashaka ko tuganira ngo giti cyane ngo jewe nawe. kubera ko jewe uri kumbwira oya sinshaka ko tuganira kumwe na mama, ndashaka ko tuganira we na papa gusa. birangira ndavuga umwana w'uruhinja aya magambo avuga mpita nyibuka rya joro, nahise nyibuka rya joro ndavuga ati koko uyu ni umugabo harimo amagambo, uyu ni umugabo Imana yateguye kabisa. yaganiriye na se abwira se ngo papa ngo ariko amagambo tuyabwire mama. ku myaka 8? kandi ubwo papa aracyafite ibanga yamubwiye ntajya arambwira. ntabwo ugize ugira ntabwo yarambwiye ngo yamenya ibanga ry'umuhungu wiwe, yarambwiye utakambwire, ariko nyine yamubwiye amagambo akomeye yo kubaka yamuse ngo umenye ko yamubwiye amagambo ashimishije. ise yamaze iminsi atekereza aravuga ngo ariko mana we uyu ni uruhinja wambwiye aya magambo, nkabwira wambwiye ngo yasemene ibanga ry'umwana waje. noneho kandi yamubwiye ngo amagambo akomeye sinyazi nimba kandi yarasubwira ubunyene watubwira kuri kamera. n'ubu ntabwo rwose ntarampangura rero gufata ibanga ukaba kutubwira nzafata ibanga cyane, ntabwo nzapfa kumena ibanga. keretse ampanguye ko batimbwira bya bindi. none warabyibuka ko yarafite imyaka 8 arabyibuka? mwibukije ashobora kubyibuka. ariko wowe wakubira iryo kumva sibanga ryo gupfa kumena mutabana ko oya ntabwo ari iryo gupfa kumena gusa, ntabwo mugani wangu ntabwo ndakabati niko bazavuga rero. ariko nta nibanga ndamuhenda nkamufata neza akagira ngo yombwire iryo jambo akanga. yarage imirimo yawe Mana rwose irahebuje, ibyo ukora byose Mana nabyo birahebuje, nicyo kidutera Mana uhora tukuririmba tuvuga ibitangaza n'imirimo wakoze. icyo kidutera Mana uhora tukuririmba tuvuga ibitangaza imirimo wakoze. iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe, intera kugushima ku mirimo wakoze.
iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe intera kugushima ku mirimo wakoze. Haleluya. amen. Murakoze cyane. Ikiganiro twari dufite cy'amashimwe y'umwana dusa n'abagihagarikiye ahangaha. Ni byinshi twavuga ku mwana, ni byinshi twavuze mu buryo bugufi butarambuye, ariko kandi tugize ngo tubirambure bizaba byinshi cyane. Gusa nyine imirimo y'Imana ni myinshi yagiye ikora, usibye no ku mwana. Dufite ubuhamya bwinshi, dufite ibintu Imana yagiye idukorera ku buzima bwacu natwe ubwacu. Nibyo nawe kubwiwe ku giti cye, ibyo bihavuye hashize nk'igihe, simpanibuka igihe cyashize ariko si kirekire kandi ntabwo ari kigufi, nawe ahita ararwara cyane. Mbese navuga nyine ko ari satani, nimba ari uburozi yariye, inda iraza irabyimba, mu buryo abamubona bose bavugaga kuko atwite ari hafi kubyara, mu buryo yararukaga akaruka ibyatsi by'inka, bene inka zirisha, urubingo bikava mu nda bivanze n'ibindi, nyine ngatega ibasi igacagata. Ibyo tuzabivuga ubutaha. Aha mwari muri Afurika naho? Twari mu Rwanda, twari tukiba mu Rwanda, apana i Rwamagana, yafatiye i Rwamagana, ariko cyane yarwariye ahantu bita Nyabiheke mu karere ka Gatsibo. Imana irakora, yaramuzuye kuhabona gutya, yaramuzuye. Mfite amakuru ndabizi, tuzavuga ubuhamya bukomeye ku by'Imana yakoze. Imana mukunda ubuhamya tubagezeho kuri Wari Gorogota, mwasinze mw'abantu. Imana irahari kabisa, kandi Imana irakora. Ni ukuri, reka mbabwire, nta kintu kiruta gusenga. Amahitamo namwe abaho ku isi. Nta kiruta gusenga, ujya gusenga kuza kwimura imisozi. Tuzababwira ukuntu nagiye kwa muganga, sinageza mpumeka, byari byararangiye, batangira no kumpeza ibintu byo guhumekeramo. Dufata umwanzuro n'umugabo, turavata tubishyira mu cyumba turabibika, noneho bukeye turabifata turabijugunya. Turakajugunya kuko yaragapompaga, akabona nanone ntacyo kari kumufasha, agira hafi icyumweru ngira ngo turasenga gusa, turakajugunya, turasenga, ariko ubu nyine guhumeka ndagira ngo kujya yapfumeka kurusha abandi bantu bose, kandi nta muti nyamwoye, ariko ndahumeka neza. Nahumeka nabi, bampimamo za korona barazibura, bampimamo ibintu byose bakashyira mu byuma birananirana. Twarazutse, ariko kubera Imana, kugira ngo tuvuge imbaraga z'Imana. Ubutaha tuzobivuga ukuntu Imana yatuzuye, ukuntu twagiye muri koma tuvamo, ukuntu twageze hano turagwara, ubuzima buranga, ariko ubu nyine tukaba turi bazima. Ndakora ndeka gukora ariko nyabuze shift yo gukora gusa. Ndi muzima ahantu hose. Reka turekere aho tuzababwire uko bimeze, kubera yuko ubuhamya bwawe ni burebure kugeza aho numvise ko n'igihanga bajya gupima kwa muganga, umudogiteri yabona umuntu akibona umwijima, yego tekereza dogiteri wa muri Suwede agapima akabona dogiteri wa muri Suwede agapima, yansubije mu gipimo inshuro 3. Inshuro 3 asanga mu nda harimo umwijima. Simpa mbona mu agahamagara undi ngwino ndebere, simpa mu nda ndabona mu mwijima. Reka twirimbira akarimbo dusoza k'amashimwe nk'uko. Amen. Ni indirimbo nahimbye, indirimbo 6 giti cyanjye, nawe bahimba nimba ari 5, ni 5 ngirengo. Reka mbashe kwibuka imwe yo mu gitabo
uramfasha ngire ngo ntayihinduye ijwi gusa ariko niyo mu gitabo. Iravuga ngo hari indi si nziza cyane twasezeranijwe n'Imana, tuyitegereje kandi twizeye kuko data yayiduteguriye aheza nk'ijuru ku Mana, tuzahurirayo bagenzi, ntagusuhuza umutima ukundi, tuzahora tuguwe neza. Ndagusongobeje aho ngaho. Ifite ibitero bitatu. murakoze cyane, Imana ibaha umugisha muri famiye nziza, famiye ikunda Imana, famiye ishyira hamwe, famiye yumvikana. Nasomye Bibiliya imbwira ko ubumwe bw'umuryango ni ubumwe bukomeye. Usibye n'ubumwe no gusoma Bibiliya n'umuco w'abantu, ubumwe n'izo mbaraga. Yego, ubumwe n'izo mbaraga nk'uko Espa bivuze. Mu buzima busanzwe iyo abantu bafite ubumwe bafite imbaraga. Ndanezerewe cyane, nezerewe kuganira n'iyi famiye yanyu, famiye ya Byishimo. Ngira ngo mwese muri buri kino kiganiro muraza kuyikunda, muraza gukunda ukuntu ari abantu bashyize hamwe, ari abantu bakunda Imana cyane, ubuzima bwabo babweguriye Imana. Ugiye wumva ibyo Imana yakoze mu buzima bwabo, ubona yuko iyo tuvuga ngo abantu biyeguriye Imana, burya ntimukumve gusa babandi badashaka. Umenye ko kwiyegurira Imana ni ibindi bindi, ni uguha umutima wawe Imana, ibyiringiro byawe bikaba mu Mana, kwizera kwawe kukaba mu Mana. Ikije cyose ijambo ry'Imana riravuga ngo ntimukiganyire ngo ejo muzarya iki cyangwa muzambara iki, kuko so mu ijoro azi ko mubikwiriye byose. Urumva ko ibyo byonyine ni ijambo rishobora kuguhesha ibintu byinshi n'umunezero muri ubu buzima. Ahandi hantu muri Bibiliya none havuga ngo nzi ibyo nibwira kubagirira ni ibyiza si bibi, yego, kugira ngo mbarememo umutima w'ibizaza. Reka mbabwire, Imana iradukunda njyewe. Ayo magambo ubwayo njye nyasengeramo kandi ibintu byinshi bigakoreka. Iyo umaze kumenya ko ibyo Imana ibwira kukugirira ari ibyiza atari ibibi, iyo haje ibibi urabyamagana ukavuga ngo Mana ibi si ibyawe, kuko iby'Imana biba ari ibyiza nk'uko ijambo ryayo ribivuga. Rero tujye twakire ibyiza, nitubona ibyiza tumenye ko ari bivuye ku Mana, nitubona ibibi dutokeshe hakiri kare, kuko ikibi kiva ku mubi, kandi umubi ni Satani. Dusenge twizeye, dusenge tudacika intege, kandi dusengerane, dushyire hamwe nk'uko mwabivuze. Iyo usoma muri Matayo, hari aho ugera ugasoma, twabivuzeho kare tuvuga ku kintu kigendanye n'umuntu kuba bamuroze yangiza akajya mu bapfumu. Ariko urasoma ukumva ngo Yesu hari aho yabajije, arabaza ngo Satani yakwirwanya? Oya rwose ntibishoboka. Niba abapfumu n'abo barozi nabo bakorera Satani, none uragiye ngo bakurogore, nanone wararozwe n'undi murozi mugenzi wabo, Satani ntabwo yakwirwanya, ko uwo n'umugambi wa Satani aba yarateguye. Bishaka gusobanura ko rero niba warozwe ujya ku Mana, nuja kwa Satani aragushiramo ibirenze bya bindi bagushizemo. Yego, niko bimeze. Kubera ko Yesu bajyaga bavuga ngo akoreshwa n'amadayimoni. Aho niho yari yabasubije, arababaza ngo se Satani yakwirwanya? Reka mbabwire rero, imbaraga dufite ziri muri Yesu, imbaraga dufite ziri mu maraso ya Yesu, imbaraga dufite ziri mu ijambo rye, imbaraga dufite ziri mu kwizera. Imitima yacu tuyishyize ku Mana, byose birashoboka. Ndashaka kubwira abantu badukurikiye ko Imana ishobora byose, kandi ntakiza gishobora kurogoya umugambi wayo, kandi nta muntu wakunyaga icyo Imana yaguhaye. Imana niyo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bw'umwana w'umuntu, niyo ivuga bikaba kandi yategeka bigakomera. Ni ukuvuga ngo mugire kwizera Imana, hanyuma tuyikurikire, hanyuma tuyikiranukire, twubahe amategeko yayo, hanyuma natwe ibyo dusaba byose zabiduha. Abafite ibibazo nk'ibyo natwe twari dufite,
no ibibazo byo mu isi ntabwo biza bishira, abantu turi ku rugamba, duhora ku rugamba, mwatuvugisha mukareba muri komenti zanyu, mugashyira kontakiti zanyu, natwe tureba za komenti, hanyuma tugafatikanya urwo rugamba rwo gusengera ibyo bibazo by'umwanzi bigatsindwa mu izina rya Yesu. Amen. Nk'uko tumaze kubivuga, burya iyo abantu bafatikanyije gusenga birafashanya. Rero mwotwandikira kugira ngo dufatikanye muri uko gusenga, kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Nugira ikibazo tucihererane, umenyesha abandi, natwe umenyeshe n'abandi bose, kugira ngo abantu bose bahurire kuri icyo kibazo. Abantu nibahuza umugambi umwe bagafatikanya gusenga, ibintu byose bizagenda neza. Imana izabikora kabisa. Reka dusoze turabashimira mwese mwakurikiye iki kiganiro, mwese mwakurikiye buno buhamya, kandi murushaho kubwizereramo. Abizeye mufite ibibazo nk'ibingibi namwe muraza gukira mu izina rya Yesu. Twatangiye dusenga, kandi ahangaha harimo imbaraga z'Imana ko twe turi hamwe, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo babiri cyangwa batatu ngo bashyize hamwe, bari hamwe, ngo bavuga izina ry'Imana iramanuka ikabana nabo. Ndetse ngo abashyize hamwe nanone bagahuza umutima, Imana iramanuka kandi irabasanga igasubiza. Rero mwizere, natwe turabasengeye, tugiye gusoza tubasengera tuvuga ngo hamwe no kwizera, hamwe no kumva imirimo y'Imana yakoreye bano bantu, umenye ko nawe Imana iri bugufi bwawe kugira ngo uyemerere ikore, uyemerere. Reka dusenge. Imana isumba byose, Data wa twese uri mu ijuru, Mana y'imbabazi, uri Imana igira neza, uri Imana y'imbaraga. Turagushimiye kubwa buno buhamya, turagushimiye kubw'imirimo wakoze muri uyu muryango. Barakubonye, barahiga, baravuga ngo bazavuga imirimo yawe, kugira ngo abantu benshi bamenye gukora kwawe. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye ko kuri uyu mwanya ababene Data bashije guhigura umuhigo, bakabasha kuvuga imirimo yawe, bakabasha kubwira isi, abazabasha kumva ubuhamya bose bakumva imirimo yawe, bakumva gukora kwawe. Data, ndasenze nizeye Mwami, umuntu wese uzizera akizera imirimo yawe biciye muri buno buhamya azakire gukira, izina rya bizabohoke mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'abarozi turazimena mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu turabahosha Satani bose yatwaye, abo izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe zikiza zimanukira abantu bawe. Reka ubwami bwawe buze bwe muri twebwe, reka ubwami bwawe buture mu mitima yacu, Data wa twese uri mu ijuru. Abantu bamenye kuri Imana, abantu basobanukirwe kuri Imana, abantu basobanukirwe icyo abantu basobanukirwe imbaraga z'umusaraba, abantu basobanukirwe imbaraga ziri mu maraso yawe. Imana natwe yatusuye, Mana we ubwira usure bariya badukurikiranye bose bafite ibibazo by'izo twari dufite twebwe twese. Ubuhamya bwa Bera mu izina rya Yesu Kristo, uyu munsi twakiriye ubuhamya bwa Byishimo na SP, twumvisha ibyo wakoreye abana babo, twumvisha ibyo wakoreye SP, nanjye hari ibyo wamuhaye n'ibyo wakoreye n'abandi. Data, n'abandi bose bakwizeye Data, baguhanze amaso uyu munsi ubasange. Turasengera abagiye bandika muri comment mu biganiro byatambutse bavuga ko barwaje, Data ubasange nabo, bakirize abantu, ubasange uriya mama uri abana. Hari umwana muri mu Bwongereza urwaye kanseri w'imyaka 6, uri mu bitaro maze n'amezi abiri. Turasenze twizeye mu izina rya Yesu, uyu mwana akire, kanseri ihagarare mu izina rya Yesu. Turakamura miriya kanseri, turamuremera amaseri mashyashya mu izina rya Yesu Kristo. Tuzumva amashimwe, tuzumva uriya mwana yarakize. Data, turasengera uriya muntu uri muri Kristo nawe mu izina rya Yesu. Turamusengera mu izina rya Yesu, haguruke mu izina rya Yesu kugira ngo imirimo yawe turagushimira ko Imana yumva gusenga, turagushimira ko Imana ikora, ukomeze kuguhimbazwa wibera. Natwe Data, ibyo twakumye no kuyavuga, ntabwo tuzahagarara kuvuga imirimo yawe mu izina rya Yesu Kristo dusabye twizeye. Imana iguhe umugisha nawe. Urakoze cyane, ndawakiriye, kandi namwe Imana ibaha umugisha. Ndanezerewe, ndumva hari ikintu Imana igiye gukora, hari ikintu Imana iri bukore uyu munsi bimwakoze. Imana irongera ibahereze, irongera ikore mu bubiko bwayo. Imana irongera ibasetse, Imana irongera ibanezeze. Ibintu byose mwibazaga none
mwumve ko bigiye gushyirwaho iherezo. asante Ibyari byabananiye uyu munsi Imana abikora kuko mukoze ikintu gikomeye. Uyu munsi mukoze mu gaseke k'amashimwe, ariko Imana irakora mu gaseke k'ibisubizo, nayo ibasubize, ibagurira intambwe, ibarindira abana. Imana ifunga imiryango yose Satani yari mu yarafunguye. izina rya Yesu Imana niko ifungura imiryango yose Satani yari yarafunguye. Imana ifunge ku buryo umwanzi Satani atazongera kubona ahantu amenera. ntashobora Mbaturiyeho mu umugisha, izina rya Yesu. mbaturiyeho gukomera, mbaturiyeho kugera kure, natuye umugisha ku bana banyu, natuye umugisha ku rugo rwanyu. Imana ibagirire neza, mugire amahoro.